Yesu ashimwe. Ubwo umurimo w'Imana ko Imana yagiye ishoboza gukora umurimo mu guhamagarwa gukomeza umurimo muri uyu mujyi wa Kigali. Amazina yanjye nitwa Gakumba Timone Augustin. Navukiye mu Burengerazuba i Karongi, kandi niho ababyeyi banjye bari ndetse ko batakiriho. Jenoside yakorewe Abatutsi yabahitanye bose n'abavandimwe. Maze kugira imyaka ngeze kuri 60 ni hafi n'ine, ariko maze imyaka 40 nkorera Imana. Nkorera umurimo w'Imana mu bwirizabutumwa bwiza i Remera, umudugudu wa Remera muri paruwasi ya Remera, mu karere ka Gasabo, itorero ry'akarere ka Gasabo. Natangiye uyu murimo w'ivugabutumwa cyane isengerwa kuri uyu murimo muri 1995, ubwo natangiye guhabwa uyu murimo wo kuyobora kuba mu mudugudu. Nibwo buryo nabanje kujya nkora nsenguruka mvuga ubutumwa ahantu hose, hanyuma baza kubona ko ari ngombwa kuwushinga uyu murimo uburyo bw'umudugudu bwa chapelle. Ubwo rero naho nkorera nahakoreye kuva muri 80 natangiye kubwiriza ubutumwa muri Remera muri 85 kugeza muri 98 ndahimuka njya muri paruwasi ya Bibare tujya kuhabona. Kugeza kuva 98 kugeza muri 2013 nibwo nagarutse i Remera, ubu niho ngikorera. Nimero zanjye za telefone nageraga ngo nazo nzivuge kuko hari wakenera kumbaza. Mfite nimero za telefone 078 22 33 866. Muri ubwo buryo narigeze cyane ku mwaka wa 83. Mu mwaka nabonyemwo ibintu bitandukanye, kuko habonetsemwo ibindwanya, habonekamwo ibirwanya amasezerano Imana yari igiye kumpa. Uwo mwaka wa 83 nari ndwaye umwingo munini cyane wambukiranije ijosi, kandi rwose numvaga naratinye rwose kuwibagisha. Iyo babivugaga numvaga ntinye kubera ko numvaga ari munini, ndabiceceka. Ariko mu ntangiriro z'uwo mwaka wa 83, kubera ibintu ntabwo nari nzi ibiri imbere, ariko mpura n'intambara y'umubiri. Satani ahagurutse irari mu ry'umubiri, ndwana naryo, ariko kubera urukundo nkunda Imana numva nkwiye kuyiguma imbere. Nkomeza gusenga, abandi bakajya kuryama nkarara imbere y'igitanda mbaza Imana, ariko Mana, ni iki nagucumuyeho? Kuki undekeye Satani ngo agerageze bigeze ahangaha, agerageze umubiri wanjye? Ndinginga umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, umunsi wa kane numva nta gihinduka, ariko sigara ndasenga isengesho, ndavuga nti rero wampa uburyo nkabona umuntu ugeza mu Kigali. Icyo gihe nari i Kigali. Wampa umuntu ugeza mu Kigali ngo nzasenge ngo imbere yaho kugwa mu maboko ya Satani nkora icyaha. Ndinginga cyane, byenda umunsi wa kane mu masaha ya nimugoroba, mbona haje mwene data umwe witwa Rutayisire Federico. Aza nawe ataka, afite agahinda kenshi,
ambwira ati rwose singishobora gusenga, ati kubera umwenda ndimo w'ibihumbi 100, kandi umwenda w'ibihumbi 100 muri 83 yari amafaranga menshi. Arambwira ati ntabwo mbona ko nishyura, kandi iyo nsenze numva rwose amajwi ambwira ngo ninshaka ndorere ijuru sinzarijyamo kuko ntazabona uko nishyura, ntacyo mfite nzagurisha, none ndumva nacitse intege. Arambwira ati mwene data waje kumfasha gusenga, asanga nanjye mfite icyifuzo cyo kuva mu rugo ngo njye gusengera mu butayu mu Kigali, dusaba impushya aho twabaga, saba uruhushya umuryango aho yabaga kwa mushiki we, nanjye saba uruhushya aho nari ncumbitse. Fata inzira twigira mu Kigali, tumarayo iminsi, twamaze icyumweru kirenga. Ndibuka ko ku munsi wa 8 niho twamanutse, tumanuka nta jwi twumvise, tutarya tutanywa, kandi tumanuka nta jwi twumvise. Tumanuka tugiye guhumuriza abo mu rugo ko tukiriho, ariko twibwira ko twagira n'icyo dufata. Tugeze hafi Nyamirambo, hafi ya stade regionale, twumva umuntu arahamagaye ari hirya yacu, amagara umuhungu twari kumwe uwo Rutayisire, amuhamagara ati Rutayisire, naragushatse ndakubura. Ahindukiye asanga ni wa wundi abereye mu ideni. Arambwira ati uyu niyo mbereye mu ideni, none umutima wanjye urahagaze. Ndamuhumuriza, ndamubwira nti humura twarasenze. Kuburya mu Kristo igituma babiri baruta umwe. Mu Kristo akwiye kugendana na byiringiro, kuko byiringiro n'icyaberaho no guhumuriza no gukomeza abantu. Nuko ndamukomeza, ndamubwira nti humura twarasenze, ntugire ubwoba. Nuko nterabereye mu ideni araduhamagara, turagenda turamwegera, tujyana mu rugo. Tugeze mu rugo azana impapuro z'amasezerano bari barasinyanye, arazisoma, asoma amasezerano bagiranye amuguriza. Arangije impapuro arazica, aramubwira ati namenye ko wakijijwe, sinshaka gukomeza guhagarika umutima, none impapuro deka aya masezerano tuyace wibera amahoro, ideni ndariguhariye. Yesu nashimwe. Ubu numva yewe naratangaye, nahigiye ikintu gikomeye, nkigira uburyo Imana itavuganye natwe, ariko ikagenda ikajya kuvugana n'umuntu abereye mu ideni. Ntabwo yarakijijwe, ariko Imana yacu ishobora kutavugana naho, ikagenda ikavugana n'uwo mufitanye ikibazo, ikamubwira, ikamucisha bugufi, nk'uko yabwiye Zerubabeli. Ko tubisoma yaravuze ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli umugaragu wanjye, uzamanuka ubikibaya, Zerubabeli umugaragu wanjye atambuka. Ntivuganye na Zerubabeli, ivuganye n'umusozi wari imbere ye. Ishobora kuvugana n'umusozi uri imbere yacu, ishobora kuvugana n'indwara ziri mu mibiri yacu twasenze, ntikubwire ko igukirije, ariko ikavugana n'indwara iri mu maraso, n'indwara iri mu mitsi, igahunga. Ibyo ni ibitangaza Imana igikora. Niho byaranyigishije cyane, kuko yaraje ivugana n'uwabereye mu ideni, adutangirira mu nzira, tumanuka araduhamagara, kandi tuhava twishimye. Byaratunaniye gukomeza kujya mu rugo, amaze guharirwa uwo mwenda, twahise dusubira mu rugo, twumva inzara irashize, dusubira mu butayu, turongera tugarukira aho ngaho, tuzamuka dusubira mu ishyamba aho twasengeraga. Turasenga, turavuga tuti reka dusubireyo, nanjye ndabona igisubizo, nanjye nzabona igisubizo cyanjye. Ku munsi wa 10 nibwo igisubizo cyanjye cyaje, kiza gitandukanye n'ike. Noneho ngiye mbona ari ingurube ije ishaka kunnya, nshaka aho nyihungira, ndahabura, shaka nicyo gikubita, ndayikibura. Ariko numva ijwi hirya yanjye gato rimpamagara ngo gakumba nikarame, ngo reba iburyo bwawe. Ndebye iburyo nsanga hari ikirundo cy'amabuye, gafata ibuye nkayitera, ngongera ngafata irindi nkayitera, ingurube irapfa.
ipfuye wampamagaraga warumbwiye kureba iburyo, arambwira ngo ese ibyo urabimenye? Ntabyo menye. Arambwira ngo iyo ngurube n'umudayimoni wari uje kugusubiza mu byaha, none icyo kirundo cy'amabuye ni amasengesho maze iminsi usenga ndakuneshereje. Mpita numva ibyishimo, kandi kuva uwo munsi Imana iraneshereza. Ntabwo nongeye kugira ikintu cyose numva geragezwamo ngo umubiri wongere untere ibibazo. Imana iransindishiriza. Mu gihe nari mvuyeyo muri iyo minsi, tumaze iminsi dusenga dushima Imana ibyo yadukoreye, nibwo natangiye kumva ijwi, nibwo natangiye kumva ijwi ryiza rigenda rimpamagara rimbwira gahunda y'ibyo nzakora. Ku icyo gihe najyaga nkunda gucuruza amakawa, nkaza nkavuga ubutumwa gakeye i Kigali, ngasubira ku Kibuye aho nabaga, ariko ijwi riraza rirambwira ngo umurimo wanjye urihutirwa, ndashaka ko uhagarika iyo mirimo wakoraga yo gucuruza izo kandi nanazicuruzaga mu buryo butari bwiza, ni uburyo mu giturage bita kotsa. Irambwira ngo yihagarike, nkorere cyane, nzagutunga. Ndabigerageza biranga, ntera imigeri biranga, ariko birangira n'ubundi ngiye ngura ikawa, umuhamagaro wa umuriro w'Imana wakamuriye, ngaruka i Kigali, siga ikawa zanditse, ntabwo nongeye gusubirayo. Barazanditse ziruma, barazigurisha, amafaranga araribwa ararangira. Umurimo wo gucuruza ikawa Imana imuncaho gutyo. Umeza kuguma i Kigali, mu giterane cyari mu Ruhengeri, turaza dusengera ko Imana yankiza umwingo. Numvaga ijambo ry'Imana, numvise byamaye kwizera gukomeye, numva umwingo uri buveho. Tujya mu Kigali, dusubira mu Kigali n'uwitwa Kasimiri Kayura, turasenga tumarayo iminsi 3. Tumazeyo iminsi 3, ijwi rirambwira ngo nimumanuke, riratubwira ngo nimumanuke mutahe, ngo kandi munyure CHK, ngo iby'umwingo wawe ndabirangiye, niho nzagukiriza. Turamanuka uko twakabaye, uko twakavuye mu butayu, baratwakira, baduha rendez-vous, dusubirayo. Marayo iminsi 3, umwingo barawubaga, babubaze mara iminsi. Ndibuka ko namaze iminsi 8 mu bitaro, ntanga amafaranga 80. Naratanze 200, bansubiza 120. Umwingo urakira, nta n'ingaruka yindi yigeze igaruka. Kuva muri 83 ni umwingo gutyo. Yesu nashimwe. Kandi naje gusobanukirwa ibyari bimbayeho. Naje gusobanukirwa dusoma igitabo cy'umugenzi, menya ko ibyari bimbayeho hari agasozi nari ngezeho karundarundiye ngo abagenzi bitegereza imbere. Na magambo ari mu gitabo cy'umugenzi ngo mwizerwa yageze ku gasozi karundarundiye ngo abagenzi bitegereza imbere, hanyuma hahurira na Adamu wa kera, amubaza, aramubwira ngo ndashaka kunkorera. Ati ngukorera uzamenya iki? Ndi nyirabwibone, gukorera igihe kingana iki? Tuzamurira iteka ryose. Ariko bakiganira ngo abona mu ruhanga rwe handitsemo ngo umuntu wa kera. Ijambo ry'Imana nk'itabaza ry'ibirenge byacu, nk'itabaza rimurikira, umucyo umurikira mu nzira yacu, rihita rimumurikira. Ijambo ryo mu Efeso 4 umurongo wa 22 kugeza 24, rihita rimumurikira, rimubwira ko yibuka ko handitswe ngo kwiye kwiyamura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, akambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri. Ahita rero amenya uwo ari we, uwo bari kuvugana uwo ari we, aramubwira ati singigukoreye. Yesu nashimwe. Nanjye rero naho nari ngeze, burya iyi ni inzira abantu benshi banyuraho. Aka gasozi umuntu ashobora kuba umubwirizabutumwa atarakageraho, ashobora no kuba pasitori atarakageraho, yewe byanashoboka kwaba
umuperezida atarakageraho cyangwa bishop, ariko akazakageraho ikizakamurenza ni uko azaba azi ijambo ry'Imana, niryo rizamurikira ubugingo bwe. Ushobora no kuba umuririmbyi rurangiranwa akagera kuri aka gasozi ariko azi kuririmba, ariko nta jambo rigwiriye muri we, yakageraho ntakarenge akakagwaho, ariko iyo wakarenze witwa umwizerwa. Yesu nashimwe. Uyu munsi ndakarenga, niho naherewe irindi sezerano. Ijwi ry'Imana rirampamagara, ndyumva ambwira ngo gakumba ndashaka ko umurimo wanjye ukora wihuse, ukurihutirwa, ntuzajya urindira abo mujyana, nzajya njyana nawe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo najyaga ndindira uwo tujyana ku Cyuye, nashaka kugaruka i Kigali nkarindira, ariko kuva uwo munsi naratinyutse ngendera muri uko kwizera, nashaka kugira aho njya ngatega nkagenda nkajyayo, kandi nkabona ko ngezeyo nk'uko Imana yabisezeranije. Muri 1984 nibwo Imana yampaye isezerano ryo gutura i Kigali. Nari ku Kibuye ndimo nubaka inzu, ariko umunsi umwe mu gitondo kimwe nazindutse ntwara amadafari, nabuze amafaranga yo kuyatereza, nuko nza kugira ihishurirwa, ngiyerekwa, numva ntangira ngenda mu buryo bw'umwuka, ndeba Kigali ahantu hose, ranzengurutsa, aho mbonye ipironi, inzu, ibihuru, amapoto, masinga, mbese Kigali ndayizenguruka, arambwira ngo, wanyerekaga arambwira ngo hariya ntiwirirwe wirushya, aha ntabwo ariho uzatura, ku Kibuye narindi ntabwo ariho uzatura, ahubwo hariya nkweretse niho uzatura, kandi uzankorera umurimo ukomeye. Kuva uwo munsi numva umuhamagaro, sinongeye n'iyo nzu nubakaga sinongeye kuyisubiraho. Nahise nshaka uburyo njya gutega, njya gusaba lifuti nzi Kigali, nkomeza umurimo w'Imana. Wari umurimo munini cyane, twakoraga umurimo munini kubera ko n'amaparuwasi yari yakabaho, ahantu henshi yari hataragera ivugabutumwa muri Kigali. Mbese Kigali niyo bitaga Kigali ngari yabaga isa n'irimo amaparuwasi abiri yonyine. Paruwasi imwe iri muri Bugesera, iri mu Irango, indi iri Kigali, ariko igizwe na santere eshatu: santere Gasave, na santere Nyarugenge, na santere Nyabubare, Icumbi. Byasabaga ko dukora cyane, dukora manywa, dukora ijoro, tugasenga kugira ngo aboneke abantu bizera, kandi rero Imana yarabidufashije. Imana ishimwe. Uyu murimo ntabwo ukorwa nuko abantu bafite imbaraga cyangwa bafite ibyangombwa byose bihagije. Nkurikije ko nanjye nakoze uyu murimo amaso yanjye atareba, maze imyaka myinshi, kuva n'ababyeyi ntabwo babitekerezaga, kuko ntabwo batekerezaga ko nzaba ngeze ahangaho aho ngeze ubu. Byari bikomeye kubera umuntu wavutse atareba, abantu bose ntabwo bamugirira icyizere, ariko ndashimira Imana itugirira icyizere, kuko Imana niyo ifite ubwenge, Imana niyo ifite imbaraga, n'Imana niyo itubashisha. Ndibuka ko umunsi umwe, mwaka wa 1985 utangiye, 1984 wenda ushira, Imana yaduhamagaye, nari ndi kumwe n'umuhungu umwe witwa Etienne, tubwirwa tuhabwa ubutumwa ko tukwiye kujya kubyutsa umudiyakoni wari aho bita Irukomo mu Mutara muri Muvumba, kandi tubwirwa n'amazina ye. Umuntu yitwaga, ndibuka ko yitwaga Kenyera Ezekiel. Tubwirwa kujya kumubyutsa kuko yari umudiyakoni ariko yaguye mu bintu by'ubucuruzi, akajya ajya gucuruza no ku cyumweru, kandi ari umudiyakoni usengewe, umurimo arawuhagarika. Bibabaza Imana idutuma ngo tuzajye kumubyutsa.
turushakisha amafaranga, nta twagiraga kubona amafaranga byari bitugoye, ariko turasenga ngo Imana iduhe amafaranga, ntayo twabonye rero, ariko ijwi rikatugarukaho ngo nimugende, n'igihe wabatumye nimuhaguruke mujye kumbyukiriza umukozi. Twabonye bibaye ngombwa tujya gutira igare. Icyo gihe twatiriye igare ku Muhima, hari umuntu w'inshuti yaho mugenzi wanjye yari ufite igare, agira rimutira, yarazi igare arampeka, turazamuka tunyura hariya mu Gasyata n'Ikabuye kumeza za Gaseke, turazamuka tugera mu Rukomo nijoro, igare ridupfira. Uyu murimo ni umurimo Imana iyo ishaka gutanga ubugingo ikoresha abantu bayo ingendo ziruhije, murimo ukomeye, kandi niko yakoresheje n'abahanuzi batubanjirije, niko yakoresheje ba Ezekiyeli. Yabwira Ezekiyeli ngo ndashaka gukuraho icyohozaga umutima, ariko nturire kugira ngo ubone ukubwiriza Abisirayeli. Tugenda gare dupfiraho, tutazi umuntu n'umwe aho mu Rukomo, feri iracika, tutambika. Ndibuka ko twatambitse ahantu mu bishyimbo tutazi iyo tujya, twumva umuntu ari kuvugira hirya yacu, inyuma yacu atubwira ngo ese mugiye kureba umukecuru wari utuye aho hirya, ngo nta gihari, yarahimutse, nimuze njye kubacumbikira. Ibintu byabaye kuri Aburahamu, Bibiri iravuga ngo Imana, Aburahamu niwe wabwiye umwana ngo humura mwana wanjye, Uwiteka arishakira igitambo. Buriya nabuye ngo n'ubu Imana irakishakira igitambo. Niko yari igambiriye gutanga ubugingo muri iryo joro, ariko itunyuza muri izo nzira zikomeye kugira ngo tujye gucumbika. Izanye umuntu utatuzi, uwo mukecuru yatubazaga ntawe twari tuzi, tubwira ngo yarahimutse, none nimuze njye kubacumbikira. Yikorera igare ryacu kuko hatari umuhanda, hari ahantu habi, utanabona no kuricunga, hari imikingo, araryikorera rimanukana, turagenda atwereka aho ducumbika, araducumbikira, turaraho, ariko turamubwiriza, tumubwiriza ubutumwa. Ndamwibuka yitwaga Rangira, tumubwiriza ubutumwa, arihana, arakizwa, aravuga ati nabaho nta rusengero ndinjiramo. Ariko uyu munsi, ejo ndazinduka njya gushaka aho urusengero ruri. Mu gitondo yikorera igare ryacu, aruterana umusozi, atanga amafaranga ntayo twari dufite, arayatanga, aradukoreshereza, natwe tumusabira umugisha, turaryurira, tumanuka Kagamba na Burimbi na Nyagahanga, dukomeza Ingarama. Hari igihe cy'imvura nyinshi, tugenda twugama munsi y'ibiti, yahita tugakomeza n'igare. Byari urugendo rukomeye, kuko hari n'aho twageraga rwose hanini cyane tugendeho, ahubwo tugacunga. Nyuma turakomeza tugera Ngarama, twageze Ngarama saa 12:20, dushaka kuhacumbika kuko twabonaga bwije, ariko banga kuducumbikira. Burya uyu muri murakomeye, ari ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto mu bice 4 rwa kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 4 umurongo wa 16 kugeza 18. Ni amagambo akomeye cyane yagiye amfasha. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 12, umurongo wa 16 kugeza 18. 16 handitse ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito
naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Iri jambo ni ijambo rikomeye ritwereka ko impamvu ituma abakozi b'Imana badacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko impamvu ikomeye ni uko imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, kandi n'imibabaro tunyuramo yose iyo tubihagazemo neza iduhindukira, ihinduka umwanya mwiza, ituremera ubwiza bukomeye. Nibwo natekereje iri jambo rikomeye, namubwira ngo imibabaro tunyuramo ni igihwayihwayi, nta mbaraga bibi, nta mbaraga iyi mibabaro ifite. Iyo tubihagazemo neza ituremera ubwiza, kandi ubwiza bukomeye bw'iteka ryose. Ntabwo havamo ibibi muri iyo mibabaro, havamo ubwiza. Ariko n'uwo murongo wa 18 aravuga ngo nuko natwe indi mpamvu ituma tudacogora nuko tutareba kubiboneka. Abantu benshi bareba kubiboneka bakora nabi, baracogozwa, baracogora tuvamo. Urumva tugeze aho ngaho Ingarama baratwitegereje, hari uduhungu dutoya mfite ibiro bikeya, tutambaye amakositimu nk'abandi bavuga butumwa, baratwitegereza. Umuyobozi waho wari uhari aratubaza atese ati bundi basha murajya hehe? Turajya Irukomo muri Muvumba, ariko turabona butwiriyeho twashaka gucumbika ngo tuzakomeze ejo. Aratubwira ati mugende, mukomeze mugende, ntabwo mbacumbikira, ngo tubacumbikira, ndetse no kubacumbikira ntabwo twasengana namwe. Tujya ku igare ryacu turamanuka tuva Ingarama muri aya masaha 12:30, turakomeza turagenda tumanuka parike yose na Mimuri, tugera muri Muvumba ku nomero 1 4:30. Rwari urugendo rukomeye ku buryo yatwakiriye tunaniwe. Shumba umwe aratwakira witwa Yosuwa, baratuzimana, tumubaza aho umugabo atuye, turamumubaza aramuturangira. Twagezeyo nta na byinshi twavuganye nawe, twamubwiye ko gusa Imana yababajwe nuko yaguye kandi yarahamagawe, none kudutumyeho ngo tuze kukubyutsa, tubona nta mafaranga dufite, tutira igare. Ararira cyane, arapfukama, aravuga ati Imana iranzi, izi amazina yanjye, yababajwe nuko naguye, none mufashe igare, urugendo rwo kuva i Kigali kuza hano muri Muvumba n'igare kubera jye. Arapfukama aravuga ati nta kindi mvuga, ndabyutse ngiye gukorera Imana, Imana niba yemera kumbabarira. Turamusengera, arabyuka, kuva uwo munsi atangira gukorera Imana. Rwari urugendo Imana ishaka gutangamo ubugingo, kurirangira no kurikenyera n'abandi bose twagiye tubwiriza ubutumwa mu nzira. Yesu nashimwe. Ni urugendo twakoze, ryo gituma abantu benshi bajya batekereza bakavuga urugendo rwa mbere rwa Pawulo ndetse n'urwa kabiri, bakibagirwa ko nabo ubwabo bakwiye kugira amateka, kugira ngo n'abazasigara bazasange nabo bafite amateka. Nibwo dusoma ya Pawulo, ariko natwe twumvise ubutumwa bwiza, tugomba gufashwa n'amateka ya Pawulo, ariko natwe tugakora amateka meza abazadukurikira bazatubonaho. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu rero natwe twemera kugenda urugendo rungana gutya, kandi ibyo abantu batekereza ko bitashoboka nibyo bishobokera Imana. Ntabwo batekereza ko ari igihe wagombaga kuba muri urwo rugendo, ariko ni igihe wari ushoboye. Imana iradushoboza, jye na mwene data. Muri iyi nzira tubonamo ibintu byinshi bikomeye, kuko icyo gihe hari byinshi muri urwo rugendo nabonyemo ibintu bigeze kuri 3. Abantu 3 bagombaga kubonera umugisha muri urwo rugendo rwacu, natwe tukaboneraho umugisha. Twasibiye aho ngaho mu Mutara, twumva havugijwe induru zikomeye ku mugoroba,
tubaririje impamvu y'iyo nduru baratubwira ngo ni umuntu uri kwirukansa umugore we ashaka kumukubita. Kandi abo bantu naje kumenya ko ari abakristo, kuko icyo yamuhoraga ari uko atabyara. Yari amaze imyaka 3 n'igice atabyara. Icyo nicyo cyari giteye uburakari umugabo. Ibyo byaduteye agahinda kenshi mu mutima, turarira, ibi byo guhogora turatwigaragura hasi kubera twumvise bikoze ku mitima yacu. Turara turirira aho ngaho tusenga tutakambira Imana ngo ibatabare. Mu gitondo baratubwira bati nimujye kubasura mwabasengeye, kuko kurya byaratunaniye, kunywa biratunanira, turaraho kuri ako karago. Mu gitondo baratubwira ati nimujye kubasura mwabasengeye. Ntabwo tujyayo, Imana twatakiye, Imana twaririye nibasange, nigira n'ikibakorera bazamenye ko ariyo yabikoze. Ariko ndashimira Imana ko twasubiyeyo nyuma y'umwaka umwe n'amezi 2 tugasanga wa mudamu akikiye umwana w'umukobwa. Yesu nashimye. Imana rero ni Imana dusenga, ni Imana yumva, kandi iyo kujyanye mu rugendo nk'urwo ujye usaba imbaraga urukore, kuko Imana ishaka gukora mu bikomeye.